bavandimwe nkunda, Yezu Kristo akuzwe. Twageze ku cyumweru cy'amashami. Amashami abanyayisiraheli, abayahudi barayitwaje bakira Yezu nyine wari winjiye mu murwa mutagatifu w'i Yeruzalemu. Yinjiramo ahetswe n'icyana cy'indogobe kitari cyarigeze na rimwe giheka n'umuntu n'umwe. Ni ibintu rero byiza kubona abo bantu bakoze uko bashoboye kose kugira ngo bakire Yezu Kristo, ndetse bakanamugaragariza icyubahiro ndetse n'urukundo. Basasa amashami, abandi bayazunguza, abandi ndetse banasasa n'imyambaro yabo. Ntabwo rwose nari nzi ko ibyo bintu byo gusasa imyambaro abantu bakomeye bahita no muri Afurika bihari, ariko ejo muri iyi minsi twarabibonye igihe abanyatanzania bene igihugu basasaga imyambaro yabo kugira ngo imodoka itwaye umurambo wa nyakwigendera umukuru w'igihugu cyabo ibashe guhita ku buryo bwo kwerekana urukundo, gushima ndetse no n'icyubahiro gikomeye. Na Yezu rero ibyo ngibyo abanyayahudi barabimweretse, n'ubu bwose batari bagagasobanukirwe n'ubutumwa bwe, ariko barabimweretse kandi biba byiza. Ni nacyo Kiliziya yibuka uyu munsi. Ariko rero ibyo Yezu yakoze icyo gihe biranashushanya n'ibindi nabyo twibuka none. Yezu arinjira mu murwa wa Yeruzalemu nshya, ariyo Kiliziya, umuryango w'Imana twese tugize. Twibaze rero, kuko Yezu yinjira muri Kiliziya mu muryango we yishingiye, n'iki twasasa mu nzira ahanyura. Ntabwo Yezu ashaka ko dusasa imyitero, ibishura cyangwa se indi myenda yacu, ahubwo arashaka ko dusasa umutima uhindutse, umutima umwimika nk'umwami ndetse n'umutware w'igihe cyose. Ntabwo rero dusasa imyenda, ntidusasa ibishura, ahubwo turasasa umutima uhindutse kandi wemera kwakira Yezu Kristo nk'umukiza n'umucunguzi. Ariko rero tunasase na bya bindi mpora mvuga bidushyira kure y'ubukristo bwacu: amashyari, inzangano, ubugome, ubugizi bwa nabi, gucira abandi imanza, ibintu byose bibi bitudindiza bikadushyira kure ya Yezu Kristo, byose tubisase ahaca kugira ngo abidukize, noneho duhinduke abantu bashya, twihute nyine tugana ku byishimo bya Pasika y'izuka ry'umwami wacu Yezu Kristo. Ubu rero turanagana iki cyumweru cy'amashami gitangije, ndetse n'icyumweru gitagatifu, aho tuzizihiza cyane cyane inyabutatu ya Pasika. Kwa kane mutagatifu tuzibuka iremwa ry'Ukaristiya n'ubusaserdoti. Ibyo ni ibintu bibiri bifitiye akamaro Kiliziya yose. Hanyuma kuwa gatanu tuzahimbaza ibabara no gupfa k'umwami wacu Yezu Kristo. Hanyuma kuwa gatandatu nyine mu gitaramo cya Pasika twizihize cya gitaramo cy'akataraboneka nyine, dutegereza izuka ry'umwami wacu Yezu Kristo. Hanyuma ku cyumweru nyine twizihize mu byishimo Pasika y'izuka rya Nyagasani. Tukomeze rero tugendane kandi dukore ibishoboka byose kugira ngo iki cyumweru nyine gitagatifu tukibyaze umusaruro. Abatarahabwa penetensiya bagerageze bahabwe iryo sakaramentu ry'imbabazi ritwunga n'Imana mbere ya byose, rikatwunga na Kiliziya umuryango wayo, hanyuma nyine rikanatwunga n'abavandimwe bacu, kugira ngo nyine tuzagere kuri Pasika twishimye kandi twizihize nyine ibyo byishimo, uwo mutsindo wa Yezu Kristo nta nkomyi. Nk'uko bisanzwe rero tugende tuzirikana ivanjiri y'uyu munsi. Dufite ivanjiri ebyiri zose. Ivanjiri ya mbere ni iriya dusoma igihe nyine twibuka Yezu yinjira Yeruzalemu mu cyubahiro, ni uko yanditswe na Mariko ku mutwe wa 11 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 10. Noneho mu gihe cya misa turaza gusomerwa, turaza kuzirikana ivanjiri y'ibabara ry'umwami wacu Yezu Kristo uko ryanditswe na Mariko
kuva ku mutwe wa 15 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 39. Twese tuzirikane ayo masomo kandi nongere mbisubiremo, icyumweru gitagatifu tukibyaza umusaruro kugira ngo twinjire muri Pasika koko twongeye kwakira bwa bwigenge bwa gikristo Yezu Kristo yaturonkeye abinyujije mu rupfu n'izuka bye. Ushobora byose nabaha umugisha kandi abarinda bakomeze, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza abavandimwe, icyumweru gitagatifu cyiza kandi cy'ingirakamaro.